ndamubona afite umugabo mwiza. Murakoze. Ubwo ndi kwibaza umwana wanyu ko bazaba mwiza. Azaba arenze. Turategereje. Rero mwakoze kuza Imana ibaha umugisha. Ariko uranyide ngo twari dushime Imana ko yabacira inzira mukagera aha. Hari n'ibyo kunywa. Nagira ngo twese tubisengere. Murakoze cyane. Reka duce bugufi mu mitima twubaha Imana. Imana turagushimye ko wabanye natwe iminsi itambutse ukaturinda uhabwa icyubahiro. Wabanye n'umushyitsi wacu wamurinze mu nzira ageze hano amahoro. Asanze natwe nta gikuba cyacitse ushimwe. Habonetse ibyo kunywa nyuma ari n'ibyo kurya turatsinde kugira ngo byeze bitunganye. Imibiri yacu igiye kubyakirirwa ubwe neza wowe urushaho guhabwa icyubahiro. Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Hano rero dufite Joyce dufite na Fanta. Nazanye ibirahuri byinshi nibagiye. Juice nta kibazo. Owe. Nanjye nashaka. Azanye ibirahuri byinshi nibagiye ko wasenze. Shabugira umunwa. Ubwo byari ngombwa ngo umukwa bimenye. None se gusenga se byuzamo. Ntabwo ari bibi. Subari kunsegera kugira ntere imbere se. Mwari muri aha ariko. Uzajya uhereza umugabo n'amaboko abiri wabaye ute? Yagiye mama n'uwo musore. Sura ntango yekeye. Murakoze. Shagiye nonsukire. Kandi uri mu masengesho ahubwo ni bagenzi. Ko se ari ngombwa ngo bimentioning. Oya amasengesho se ko ari abadufashe. Murakoze kuba mwana dusengeye. Imana iguhe umugisha. Turyoherwe twe tugiye kunywa. Kandi na mama uri kudusengera ukomeze Nyagasana mufati. Murakoze. Aba yahazishijwe n'umwuka wose. Uragasamba. Usubizwa n'urugwaye mu Rwanda ubutekere nko. Uryoherwe. Murakoze. Ya ikintu cyari kinzanye. Ndakomeje kubashimira nk'ababyeyi bafashije bebe kuba ameze neza. Murakoze gushimira. Ya gusa Nyagasana ajya gumeza agushoboze gukora ibirenze. Ashoboza rwose. So ikintu cyari kinzanye nanje kubasaba. Ndimo ndabona nisunganyije ibintu byari binzitiye nayikuye mu nzira. Nanje kubasaba byashoboka ko nshaka gukora ubukwe. Ntabwo nshaka kubagora. Wenda ngo azabyarire hano kandi umwana afite se. Umuntu w'umugabo. Murakoze cyane. Gukora ubukwe. Muragisa rero. Nzi bitari kubona. Isutese. Sawa. Ubukwe bumeze bute? Niteguye ubukwe nk'ibisanzwe nyine ndumva birashyushye meze neza. Meze neza byose? Ndumva nta kibazo. Wowe se urabyumva gute? Ufite ubwoba mukuru. Koba Cyane. Urabizi neza ko umugabo ngenda kuba inshuti yanjye nkagisa. Yego. Nubwo avuye hano. Umugore wanjye wamuzi. Ko wawe ntamuzisha ariko irankuba yanjye. Navumbura ko umuhungu wagiye kurongora. Ubukubuhe. arakora iki se? Nyankuba wanjye nzi. Tugiye navuze nta nakabizo kwa. Akoze. Gusubaye. Ubuse mu rugo ndaza kugura gutanga kayamara rero. Yego ndataguteza amatwi. Ya nabonye nyine kuba umwana yavukira mu maboko nyine n'amaboko yamufashe mu gihe ari mu buzima bwiza. Natuzi papa warahari. Yagize mu maboko meza niyo mpamvu nzahora mbashimira. Cyari kinzanye no kubasaba nimba nabicisha mu mbabarire mu nyemerere ko ndashaka kubahesha
umugisha ku Mana, ndashaka kubambikisha ikamba ku byo mwakoze. Nakoze cyane. natwe twungutse umuryango munini isi yatanze buri nanone Rero ntago wenda mbaciye mu ijambo ariko ni igikorwa cyiza kandi cyo gushimira kuko ntago ari abantu benshi atera umukobwa inda akivuga ko yanamukoreshereza ubukwe ahita avuga ati ngwino tugende n'ubundi byararangiye ariko wowe ukoze akantu keza cyane Imana iguhe umugisha Dieu na Isimbi turahari ku bwanyu inkunga yose ishoboka 100%. genda wandike ibintu ukeneye wandike ibyo ubona uzabona ibibura nanjye na Isimbi tuzabikora Yigo murakoze cyane ndabashimiye Jora ni umwana nkunda pe kuko Jona yatubera umwana mwiza ntabwo umuzi wo umuzi cyangwa ibyo se bivuze iki ntacyo nese arenda gusubiza nyuma ubukwe bwa taje uza ba mugabo n'umugeni yamukura mu nzu ya uramubona mu Rwanda muzi namashaki simusebya n'umugore wanjye twashakanye ibyo uvuga no kwebera n'umvikana ariko witonde kuko utitonda inama nabagiye gukorwanya mu bwiteho ariko nugira ibyaga akabimenya ubuhebe okay noneho nkawe unyibwiriye umpaye amakuru cyangwa ukanangira inama ikamwisabira akantu ikatubugira ibanga ubukwe bw'umuhungu wanjye tubugira ibanga umugore wawe ntabumenye kugeza gutashye ibintu tuze kubiganira nyuma ubukwe bwatashye kandi ko bigusabye bigusabye ngo ugire ibanga yego nanjye nabyumvise harimo byo kugira ibanga ngo nakubwira ngo ugire ibanga nakubwira ngo ugire ibanga kandi ntasanzwe umuzi nyine umugore wanjye ndabizi ko ari nkuko ya gusa gateka gusa mu Isilamu buriya ntabwo utaha batawugeze intorezo ubwo ntabwo ari kutegera intorezo ubwo ari kugira icumu ibyo ngibyo se n'ibimene by'amacupa twarabitambutse nk'ako iby'ibicuma ibimene by'amacupa ikimene cy'icupa ushobora kugisimbuka ariko ntabwo wasimbuka ikimene cy'ikora kiragukoroza amatako birumvikana gusa tugomba kubigendamo kandi tukabisoma tukabitambukamo amahoro dutega amaso nk'abagabo tugerageze ibindi byo nta kibazo okay akagenda ngiye ubwo ndaje muraboneka mu gihe kingana iki vuba ndabandi mu bambere okay sawa nta kibazo ndabandi mu bambere sawa okay reka rero tureke muganira ugabugana n'umukunzi tujye turi mu gikoni gusa gahunda niyo ngiyo kandi ni vuba ntabwo biri yikure ahubwo kangahe nibagiwe amugana uza twishye mu kwa 12 mu kwa 12 mama ko ndi kumva ari kure oya ni mukuriye tugomba kubishyira muri uko kwa 9 hakirwa izuba imvura itazivangamo ubwo nyine tugiye mu gikoni mbewe mukora itariki nta kibazo mwe mu bipange urundi bukwatira nta mvura ibiro nyinshi sibyo ayo bitaranaza nyinshi ndabandikira SMS nta kibazo ndabaza oya turaje tuzabe n'ibyo kurya umwana kandi ugumye wite ku mugabo wawe nawe nuko ndabikora murakoze yego baba chere akaya kantu ubu nkoreye rero kaba nyereka ko nkunda sho ari ikintu utazi Mike ni umugabo ushobora kuba yaha sorry baby nawe irakoze ase ubundi navuganye na padiri nyine anyemera ko nubwo twite azabigenza neza gusa nyine irakanze tuba twambaye ntago biba bikabije ntago biba bigaragara so ikintu kiriho nyine reka dutegereje wenda batuzaniye ibyo kurya nk'uko babivuze aho nditurya singukunda igashamba mbibona ameze gute Meze neza. Tapesi wose. ejo nabi Ego gusorima. nabi Sibinyi cyane no wariyera. Siga byo kurya mwana. hehe ubwo uraje Oya.
none se fresh amakuru mashya urayakira ute y'ibiki Riga ngiye ntabwo njya nigurira ibintu bishyashya mu buzima bwanjye amakuru mashya buri y'ibijyanye n'iki buri munsi morano dushya mva mbwira nta muntu yemera ko papa yemeye ko njya gukora muri kampani Rushi noneho mbaza ngo kwiyetayita manager noneho ntawe uzagushyira ibaze ko ngiye kwiga kwambara inkweto ndende umva yewe muri ofisi nkajya nirwa nakamenya n'ubwo busatsi uragenda wikaraga we noneho do ni ukujyanye nk'utwarira abakozi mugiye gukorana ase nta no kuma felicitation okay oya none se ntabwo turasoza mwana okay ngaho ushobora no kukubwira ngo sinsubira tujya ahantu njye kwiba ngutemo hehe mva mbwire karo kazi nkigakora nkakamaramo nyine maze kukamenya neza maze kugafatisha urumva tuzahita dukora ubukwe je nawe umva ubukwe bwawe bunsizemo imvune ndumva sibwo ngiye guturika neza ihangane n'ukuri pe nta kundi byagenda ese ubundi n'ibiki bimaze kuza wakubwira se bimaze ibitaraboneka ariko wamugana mbwira bitaraboneka n'ibiki igitoki ntabwo kiraza amakara purete y'amagi amakara ntabwo yabona se azateka isombe n'ibiti byose n'ibishyimbo sateka byose kuri gaze hanyuma nari navuze isambaza kutazizanye n'insura ku isoko ndaziza ubwo isambaza asiba ubundi isambaza ni ngombwa ni ngombwa usajya abona inyama ahereza abashyitsi cyangwa ugura indundi aho kugira ngo ngure isambaza ahubwo uwazagura ari amafi manini nk'abiri cyangwa 3 tukayagataguramo uduseru ariya bariye koko nkajya kwishimira ibintu nawe uramwinda dushaka ibintu bitinda isi mu gihe abashyitsi baje kugusura kwa kundi baba bagutunguye dukubita dusambaza n'ubugari bakaba barariye bagacaho simubizi uri kujya guhindaga nambara iriya kanzu ndumva nshaka uzongera ujya kwifurisha uyu munsi ntabwo nyanduye uyu munsi nijoro harashya noze neza neza nishyira muri garde yombe yanjye mfunge kuko ndumva yaza kuyambara nijoro barakugira urumva ntabwo bafite we nazo ubundi umva ntuza Batiste ko atagwaye amafaranga kandi nduzi hano yarayitanze telefone yawe ziri he bashyize hara muri saro uhita umuhamagara ahubwo wowe nanjye kukubaza ubundi nabaye bashyitsi bawe bazaza mu mafaranga yande ariko turakenye we kandi namwe ni mukene rega ntukabone ngo nuko muba hano sinumvishe ndavuga ngo hari inzu muri kuzuza we ubu ngubu mu minsi mikeya turabacomoka none se ko turi kumbwira ngo mu mafaranga yandi ari ufite amafaranga ari hano dufite amafaranga none nzafite akazi urateganya kuba wakora nk'ubukwe ufite amafaranga angahe ntabwo ngiye najya mu biciro by'amafaranga kuko ntabwo ndeba papa wanjye afite amafaranga ngaye umvira icyo kintu nicyo ngiye ntajya ntekereza kwita ngo papa afite amafaranga njye ntabwo nzaba mfite akazi okay mfite konti zigamisho umva se uzantunga nzagutunga ase ngiye ko nta mafaranga ngiye ntabwo ndayuzuza ayo nshaka okay igihe cy'ubukwe kizajya kugira amafaranga warayabonye basi nobona 15 ego kubretse ubu bora ari kumamagarira iki ko nawe atajya amagahenge ujyaye na bora namwe alo uri muri quartier okay nari bikanze nkurebe mwana sawa bivuze ko bora agiye kujya gukora munuza mu gipolisi agiye kuba umupolisi azabafunga umusazi ubundi wowe Paul
umuntu ubaha akazi ntabwo ngamunyumve noneho nice day shabe ndabizi wowe wakirirwa umbwira ibyo bintu byawe sawa reka nikomereza akazi. abashyitsi banjye ni abarimu banjye pe ntabwo bagomba kuba ukubura nyine mu kirori cyane. nta banyeshuri bawe mwiganye bazaza nabo ntibabura ariko abarezi nibo ba mbere. ni ukuvuga ngo ushobora kubona nk'abashyitsi 200 wenda 200 ntibayageramo ariko nyine abarezi n'abanyeshuri bazaba bahari pe uko bazaboneka nyine niko tuzabakira. ntabwo tugomba kugira ntabwo tugomba guseba ngo tubure abantu ku ruhande rwacu, ugomba gutumira abagore musengana nabo bakaza. Warababwiye ntabwo ariko bashobora kuvuga ko batanaza nibataza bazarorera igikuru uko umugire n'umukwe bahari. Umva kandi gakuru murimo spoza ko jewe ndi umunyamakuru ubu ngubu iyi n'imikora rero ngaho tubwire ku munsi w'ubukwe bwawe urumva witeguye umeze ute tubwire ibyishimo ufite umunezero ufite tubwire. Nge Joanna ku munsi w'ubukwe bwanjye ndumva bizaba ari byiza birenze bizagenda biti yego nge nzaba nambaye irakanzu mana ega ndi kubitekereza ndiri kintu bwira umukunzi wawe shere wanjye ndagukunda cyane. ngaho jya ikintu bwira mama wawe ubwira na Isimbi kiri ku mutima wawe. Mama ndagukunda wambereye umubyeyi Isimbi nawe mana sinabona uko nkuvuga kuko niwe wankuye ku muhanda umuzana mama wawe. Bakunze nguko mukubona rero umugeni wacu anezerewe cyane ariko akajaba by'umukunzi yaramubwiye ngo ndagukunda cyane natwe turagukunda cyane uzagira ubukwe bwiza. Ciao ciao. Ariko ndakeka ko wagira ngo neza uri umunyamakuru mama. Ibi bintu bishoboka bite? Ntabwo nabyemera sinani kwihangana. Ngomba gushaka umuti w'ibi bibazo. Alo? Gaju bitese? Wumva ibintu wumva nkubwire impamvu muhamagaye muri iki gicuku yihangane ibintu byadogereye Mike agiye gukora ubukwe na Joanna kandi ugomba unekera umenya aho ubukwe ugomba kubera. Urumva icyo kintu nuko mbyumvise ariko iyo nkuru si nonaha ubu guhamagaye muri izi saa 7 z'ijoro ngiye kumva numva ngo Mike ngo na Joanna icyambere barimuka mu rugo bagende bajye gushaka ibintu byose byarangiye mbabarira unekera uriya mugabo amenya aho ubukwe bw'uriya mukobwa bugomba kubera nakore n'umugore aranatwite urabikurikirana mu ibanga iyi dero urayikora Gasho wakoze byinshi kandi ndakwizeye we ariko data wambyaye ndahangayitse sawa gerageza